turebe ubwo bwenge rero dukomora muri Kristo Yesu ubwaribwo kugira ngo abantu nanone bave mu rungabangabo bakire Kristo nk'ubwenge noneho twamwakiriye nk'umucyo tumwakira nk'uwo Yesu ashimwe cyane bene data bakunzi b'umusaraba bakunzi ba Irera TV1 turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Twagarutse n'ubundi kuri Irera TV1 tuje mu kiganiro gifite intego n'ubundi yo kubwiriza kwigisha no guhugura umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Mukaba muri kumwe na Sibomana Anastase yafatanyije na Uwirengeye Imana Clement. Yego Clement, twishimiye kongera kubana namwe. Murakoze cyane nanjye ndanezerewe. Nokuri kandi abakunzi ba Irera TV1 baragukunda cyane. Kandi iyo wakiriye Yesu Kristo kandi ni nawe rukundo. Yego. Nubundi urukundo rugenda rusakara no mu bandi. Yego. Rero kandi Imana iguha umugisha. Murakoze cyane namwe umugisha. Kubwo kumvira umuhamagaro kugira inyota n'ishyaka byo gutanga ibyo Yesu Kristo yaguhaye. Yego. Kandi Yesu Kristo yaravuze ngo nabahereye ubuntu namwe mujye mutangira ubundi. Cyane rwose. Niko yavuze. Imana rero igumye guha umugisha kandi kwagure kandi nibyo ukeneye ku ruhande rwawe Uwiteka Imana Nyiringabo abo bari bubikugezaho kuko ni utugenera byose ni umenya n'igikwiriye. Clement, turakwakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Ndizera ntashidikanya yuko kuri Irera TV tumaze kwagirira ibihe byiza. Nokuri. Tumaze kwagirira ibihe byiza. Kandi reka tubigire nta mugayo kuko Kristo Yesu ari muri twebwe yaratumurikiye turamwizera kandi ndumva yuko kubw'ijambo rye uno munsi hari ikindi kintu gishyashya kubw'ijambo rye twaramurikiwe kubw'ijambo rye twarizeye kandi kubw'ijambo rye uno munsi turagira ikintu bita ubwenge uno munsi ni iryo jambo ngira ngo tuganireho byose rero inkomoko ni mu ijambo kandi ijambo ni Kristo. Inkomoko y'umucyo ni Kristo, inkomoko yo kwizera ni Kristo, inkomoko y'ubwenge naho ni muri Kristo. Niyo mpamvu bwashize nababwiye ngo nta wundi wo kuvugwa niwe jambo. Niwe ufite ubuzima. Nimba ari we jambo nta kindi cyo kuvuga. Nta wundi wo kuvugwa. Nta wundi wo kuvugwa rero niyo mpamvu ducunguje uburyo umwete tutagiye mu yandi magambo ahubwo twasoma iryo jambo tukagenda duhishurirwamo Kristo Yesu. Duhishurirwamo byinshi. Yego, turebe ubwo bwenge rero dukomora muri Kristo Yesu ubwaribwo kugira ngo abantu nanone bave mu rungabangabo bakire Kristo nk'ubwenge noneho twamwakiriye nk'umucyo tumwakira nk'uwo kwizerwa noneho tugiye kumwakira nk'ubwenge. Yego. Turebe ijambo ry'Imana riri muri Yakobo. Bakunzi b'umusaraba wa Kristo Yesu bakunzi ba Irera TV no munsi turagira ngo tuganire kuri iri jambo ryitwa ubwenge turareba ubwaribwo turebe ikiburanga hanyuma tuyobowe n'ijambo ry'Imana. Ndibaza ntashidikanya yuko Mwuka Wera w'Imana ari muri twebwe kandi uko adufasha ariko namwe bagenderera mu izina rya Yesu. Amen. Dusome Yakobo urwandiko rwa Yakobo igice cya mbere n'umurongo wa 5 ducunguza uburyo umwete. Yego, dusome mu izina rya Yesu. Nahageze. Hari ijambo rivuze ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana iha bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Amen. Ni iryo ngiryo nta rindi turi bujye ku ruhande rwaryo ahubwo turagenda dufashwa n'Umwuka Wera. Imana iduhane umugisha. Amen. Uyu ni intumwa ya Yesu urabizi Yakobo yandika rino jambo rero cyari igihe cy'akarengane. Aha rero niho hari hakenewemo ubwenge kandi natwe turi mu gihe cy'intambara ikenewemo ubwenge. Ubundi muri iki gihe cy'iminsi y'imperuka harimo ibyiciro bigeze muri 3 cyangwa se 4 by'abantu. Hari abantu
bafite ubu bwenge b'abanyabwenge turaza kubareba turaza kubareba ubwenge butangwa n'Imana hari n'abandi biyita abanyabwenge ariko atari abanyabwenge abo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ni ingirwabwenge zirwanya iby'Imana ingirwabwenge zirwanya iby'Imana n'ubwo ngo bishatse kuvuga ngo urwanya iby'Imana ni ingirwabwenge ubwo bwenge ntabwo afite kandi akoresha iby'Imana arwanya iby'Imana abirwanya ati kubivuga arabivuga ariko kubikora ntabikore iyo umuntu abusanya n'ibyo akora ibyo avuga n'ibyo akora iyo bibusana biba bigaragaza ko arwanya ibyo avuga ariko ni na cyagiye umuntu abwira uti ni karibu nimwinjire akagumya agahagarara mu muryango akababuza kwinjira rero ducunguje uburyo umwete uyu mwanditsi Yobu yavuze ngo iki yabugaragaje ati nari ntangiye nkubwira ngo cyari igihe cy'urugamba cy'ibigeragezo cyari igihe cy'akarengane natwe turi mu minsi y'intambara na Yobu nawe yageze mu gihe cy'intambara igihe amatungo amushiraho igihe ubutunzi bumushiraho igihe inshuti zimutererana igihe umugore amuhinduka igihe ahinduka inshike arabyara abana 10 n'umubiri we nawe ukangirika ahangaha yavuze ku bwenge rero muri 28 aravuga ngo iki aravuga ngo Imana ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka umuntu rero ukiri mu byaha asa n'utari wagira ubwenge nta bwenge aba afite aba ari injiji umuntu utubaha Imana aka kantu ubu dukwiye kugasobanukirwa turi benshi cyane cyangwa umuntu ashobora kuba afite ubumenyi bw'amashuri ariko tubaha Imana uwo nta bwenge agira ni ninjiji mu buryo bw'Imana ninjiji mu buryo bw'isi na systeme y'isoko yubatse ni umunyabwenge ariko mu buryo bw'Imana nta bwenge agira uzi ukuntu Bibiliya imwita umupfapfa cyangwa se umupfu arega ngo bise n'abanyabwenge bahinduka abapfu kuko bo ubwabo uzi iherezo ryabo Hoseya 4:6 yaravuze ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge kandi ubwenge ni ukubaho Uwiteka biravuze ngo barimbutse bazize kutubaha Uwiteka noneho no kujijuka ni ukuva muri bya byaha umuntu wese utagendera mu nzira y'Imana kandi inzira turayizi nawe utanayizi ni Kristo Yesu n'uwayobye buri abana umuntu utari muri Kristo Yesu uwo nguwo azarimbuka iherezo rye ni ribi arega n'ubundi Yesu Kristo niwe wivugiye ubwe ari ruravuga ati ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo nawe ujya kwa data namujyanye rero iherezo ry'abo bantu batubaha Imana babapfapfa ni ukurimbuka niyo mpamvu hose yavuze ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira iki ubwenge bazize kutubaha iki Imana bazize kutamenya nde Kristo bazize kutizera nde Kristo kubera iki na wa mucyo uturuka kuri Kristo Yesu ko Kristo Yesu twabonye yuko ari we mucyo kandi uyu mucyo warajura kumanga ariko barimo kuwikinga abantu barawikinga bitewe n'iki na bwa butware bwa kamere twahoze tuvuga mu kiganiro arega hariya barimo bavuga bati birana nubwo twabireka ngo tubibonamo ibindi bakururwa n'umubiri ahubwo ndore n'ikibazo n'amahoro babiboneramo nta n'umunezero babishyikiramo ni ibyaha ni mu rupfu nta mahoro bashobora kugira ahubwo n'ikibazo n'abariyo hari igihe bo ubwabo bicanirayo noneho rero twihuse tubonye yuko ubwenge ari ukubaha Uwiteka noneho isoko yabyo iri mu ijambo ry'Imana iyo usomye Luka igice cya 6:46 arabaza ngo mumpamagarire iki ni Yesu databuja nyamara nimukora ibyo ngize nte ibyo mvuga ariko umuntu uzahondi akumva amagambo yanjye asa n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare hanyuma imivu itembye imvura yaguye imiyaga igahuha bikikubita kuri iyo nzu yo kumva amagambo ukayakomeza ntabwo ari ugukomeza nk'uko nakomeza ino telefone ntabwo ari ugukomeza nk'uko nakomeza kano gatambaro ngo si icyo bivuze
kuyakomeza ni ukuyasobanukirwa, kumenya iki ubushake bw'Imana, icyo Imana ivuganye nawe, nimba ari icyo ukwiriye gukora ukagikora, nimba hari ukwiriye kujya ukahajya, icyo gihe uba ukomeje ijambo ry'Imana. Urumva uba uri mu buyobozi bw'Imana, uri umunyabwenge rero. Iyo ukora ibyo Imana ishaka ukaba uyoborwa n'Imana, utayobowe na wa mubiri, ntihandi hagaruka ngo kubaha, uba wubashye wumviye. Urumva hazamo n'ijambo ryitwa kumvira, nibwo bwe ngo bisa n'umuntu wubatse ku rutare. Mu gihe cy'ibiza rero, mu gihe cya ya miyaga n'imvura, igihe cy'inzara, igihe cy'amakuba, igihe cy'amadeni, igihe cy'ubushomeri, igihe cyo kutagirira urubyaro igihe warushakaga, igihe wangutswe, igihe watereranywe n'inshuti, icyo gihe nta kintu uba, ukomeza kubaha iki? Kubaha Imana. Kubera iki? Kristo uri muri wowe akubera iki? Inkomezi. Akubera inkomezi. Ariko ngo undi nawe ngo iyaje agapfa kubaka gusa, ntiyubake ku ijambo, ntiyubake kuri Kristo, ntakomeze ijambo ry'Imana. Kubivuga akaba bivuga, kubiririmba harimo abantu bashobora kubiririmba ariko kubikora ntibagira bate, ntibabikore. Babyigisha abandi ariko ntibabone babyubahiriza, yego ntibabyubahiriza, ariko ngo bikoreza abandi imitwaro nabo ubwabo batabasha kwikorera. Abo ni b'abafarisayo, bafite kwizera ariko kutazabinjiza mu bwami bwo mu ijuru, kudafite imirimo. Kandi kwa kwizera kudafite imirimo n'ubundi kuba gupfuye. Ni ukuvuga ngo kwizera kutagira imirimo ni nk'umubiri utakirimo umwuka. Biravuze ngo ntibemera kuyoborwa n'Imana, ntibemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Rero umuntu ukora ikintu ayobowemo n'Imana agikora na za mbuto z'umwuka. Ubu rero niba ufite kwizera kuyobora imirimo y'umwuka igendanye no kwizera, kwizera gufite iki? Imirimo. Rero twihuse ahangaha, Yakobo aravuze ngo nimba hari umuntu ubibuze, ubuze kubaha Imana, abisaba Imana irabitanga, kuko twemerewe guhabwa Kristo Yesu ku buntu. Tumaze kubona yuko ibi bintu bikenewe kandi ari ibya buri wese. Kubaha Uwiteka Imana nibwo bwenge, nimba utayubaha nta bwenge. Rero Kristo Yesu turamukeneye kandi tumuhabwa kubw'ubuntu. Noneho ikigeretseho kuba ubwenge ari ubw'agaciro, hari ababwiyitirira bakabwiyitirira. Abo rero ni ingirwabwenge, ngo bo biyise noneho abanyabwenge, bahise bahinduka abapfu. Na reka tuganire. Uyu muntu wagiye muri etedi, wagiye mu mashuri ya Bibiliya, iyo asohotse azi gutondekanya guhera mu itangira kugeza mu byahishuwe, azi kubivuga neza, uyu muntu bamwita umunyabwenge, umuntu ufite ijambo ry'Imana. Ariko umuntu ufite ijambo ry'Imana, reka dutangarize abashiki bacu bene data badukurikiranye kuri Relative yuko umuntu wese ufite Kristo Yesu yakiriye ijambo, niwe ufite ijambo. Kabone nubwo yaba atazi gutondekanya zino nyuguti zanditswemo ahangaha neza nk'uko zikurikiranye, uyu muntu abasha kugendana n'Imana. Icyo Imana imutegetse gukora aragishobora, kuko se wishoboza, ahubwo Kristo uri muri we niwe umushobozi. Yego, niyo mpamvu rero bisaba kwemera, kumwemerera, ukamwizera. Iyo ageze muri wowe rero aguhindukira n'ubwenge. Ibyo ukoze ubikora neza, ubikora neza, ubujijutse. Arega ni nabwo ubuvutse. Twabonye ko mu biganiro by'ubushize twavuze yuko uyu mucyo kurasiye. Yego, umucyo ukigera iwawe urizera, ukaba icyaremwe gishya. Hanyuma rero iyo icyaremwe gishya, kugira ngo abantu bamenye yuko wahindutse icyaremwe gishya, babibonera mu mirimo. Iyo mirimo rero ntiwayishobora udafite buno bwenge. Mu yandi magambo, ko kwizera iyo gukuze kukaguhindukira ibyiringiro, bya byiringiro biguhesha gukora. Kandi ibyo ukoze byose kugira ngo bibe byiza ni ukuba ufite buno bwenge, ubu bwenge, kuba ufite Kristo Yesu. Ubu bwenge ntabwo ari ubwo kuba tuzi Kristo Yesu agenda kwigisha. Niyo mpamvu uyu muntu utarageze no muri primaire abasha kuvuga ibintu birimo ubuzima, bitanga impinduka ku bandi. Oya, n'ibyo akora n'ibyo bamukoperaho n'ibyo bamwigiraho, birababohora. Baravuga bati bakura mu ngoyi z'umwijima, kandi nta na primaire afite, atavuga Icyongereza, atavuga Igifaransa. Ariko uyu muntu kubera yuko atuye na Kristo, afite ubwenge bw'Imana, ibyo akoze byose bigirira umumaro abandi. Ariko bitavuze yuko n'ubundi uzi ibyo
byose Yego. uzi ibyo bifaransa uzi icyo cyongereza akeneye n'ubu bwenge arabukeneye kubera iki muri ino minsi y'imperuka Daniel wabivuga ngo iki aravuga ngo ubwenge buzagwira mu gice cya gatatu ubu buzagwira ntabwo buzaba bukiri bumwe igice cya 12 icyo gihe abakivuga ngo ubwenge buzagwira ntabwo buzaba bukiri bwa buryo bumwe kandi ngo habeho kujarajara yego dore Yakobo warabigaragaza ibyiciro by'ubwenge buzaba buhari buzatera abantu kujarajara ariko ibyo byiciro uko ari bine ndashaka kuza kureba ku cyiciro cya kane icyiciro cya mbere Yakobo mu gice cya gatatu uhereye ku murongo wa 10 ku murongo wa 15 yaravuze ngo bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru ahubwo nubwo reka dore ku murongo wa 13 yaravuze ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge cyangwa se ninde muri mwe wubaha Imana kandi w'umuhanga uzi gukora iby'Imana ishaka uzi kugendana n'Imana wumvira Imana ngo niyerekanisha ingeso nziza ingeso nziza mbese ni ibintu abantu bakuziho ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo bisobanuza ibyo bavuze bati aya matara akorwa nande turamuzi ni Somana Anastasie bakabaze hari ibintu bakuziho yuko ukora icyo kintu rero kiba ari ingeso yawe kiba ari ingeso yawe icyuzwiho ukora batakwitiranyamo n'abantu icyo kintu kiba ingeso yawe ni cya kintu kisubiramo inshuro nyinshi kuri wowe gihora kigaragaza mu bantu ariko ibyo ngibyo nibyo bizasobanura uriwe n'ubwenge bwawe izo ngeso zawe uzerekanisha imirimo yawe ufite ubugwaneza n'ubwenge ufite ubugwaneza n'ubwenge ufite kubaha Imana ariko wuzuye ubugwaneza hanyuma aravuze ngo ariko niba muhorana amakimbirane akaza mu mitima yawe yego mugahorana intonganya ntimukabyiratane bene ubwo ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye hehe mu ijuru yego ni ukuvuga ngo aha hantu habonekamo intonganya habonekamo amakimbirane habonekamo kutumvikana habonekamo gusenyana gusebanya kandi abantu bari muri korari imwe bari mu idini rimwe bene aba bantu ntabwo bari bagira kubaha Imana ahubwo iyo umuntu agize intege nkeya kubera ko aba bantu bubaha Imana bamufasha kuva muri za ntege nkeya nk'abanyabwenge ngo bazagere mu ijuru kubera ko Daniel aravuze ngo iki aravuze ngo bahinduriye benshi kubukiranutsi bazarabagirana nk'inyenyeri abanyabwenge n'abahinduriye benshi kubukiranutsi abubaha Imana n'abahinduriye benshi kubukiranutsi bazaka nk'inyenyeri zo mu isanzure zo mu ijuru aha rero niho uyu muntu yabonye umuntu agiye mu ntege nke ntamuvuga ntamutaranga ntamusebye aramufasha kuva muri za ntege nkeya kugira ngo uri mu ruhande rw'ababisha atabaca urwaho ngo abasebye kuko uyu muntu ntari buvugwe nkawe haratukwa idini ryose abarizwamo ati dore babarokore kandi yakoze icyaha ari wenyine ariko bikaza kuri babandi bose none rero ab'ubwenge baratwikira kugira ngo bari mu ruhande rw'ababisha wabo bataza kubabona ngo babe igitutsi batabona urwaho ngo babe igitutsi ngo babe igitutsi aho rero niho hari ishingiro ry'ubwenge aravuga ngo icyiciro cya mbere rero kirimo intonganya n'amakimbirane kirimo gusebanya na ya mirimo ya kamere ni ubwenge bw'isi mu bwenge bw'isi ni ubu ngubu ni ubwenge buhahana ujye ushakisha ibirayi dukura mu mashuri nibwo bwenge bw'isi kandi twese turabukoresha utaba ufite ubundi hari umutsima ntiwawubona ni bwa bwenge ugenda uri umuyede ukazahinduka umufundi ukazahinduka enjeniyeri utaranyuze mu ishuri rya serayi noneho ubwa kabiri ni ubwenge bw'inyamaswa abantu buriya abantu tubarirwa mu nyamaswa ariko zigendera ku maguru abiri ntitugendera ku maguru ane nk'inka oya ubwenge bw'inyamaswa abantu ni ubwenge kavukire umuntu avuka ashakira ibere mu gituza ntawe bimwigishije ntarishakire ku birenge ubwo nibwo bwenge bw'iki ubwenge bw'inyamaswa abantu noneho ubwenge bwa gatatu ni ubwenge bw'abadayimoni aribwo buri kuyobya abantu benshi aribwo Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo dore benshi bazayoba bave mu byizerwa mu gice cya 4 cy'urwandiko rwa mbere bave mu byizerwa bayobejwe n'inyigisho z'abadayimoni ubwenge bw'abadayimoni izi nyigisho
hari inyigisho nyinshi rega ziboneka z'uruhererekane nyinshi cyane n'ahandi henshi cyane, ariko haba harimo n'inyigisho z'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo abadayimoni ni imyuka yahoze mu ijuru y'abamarayika, ntiyarinda kwera kwabo, ntiyarinda ubutware bwo mu ijuru, noneho iracibwa iramanurwa na Satani umwigomeke. Yego, abo ngabo rero bafite ubwenge. Harimo abantu bajya guhaha izo mbaraga, ni imyuka nk'uko natwe dukorana n'umwuka w'Imana. Iyo myuka rero ntiyubaka ubwami bw'Imana, isenya iby'ubwami bw'Imana. Kandi noneho ikibi cyayo ari nk'aho ijya kwisanisha n'iki n'umwuka w'Imana, kuko aho tujya yarahohoze, ibyiza tuzakira birayizi. Niyo mpamvu rero iri mu ruhande rw'ibiturwanya. Aha rero niho hari ishingiro ry'ubwenge. Noneho rero ubonye ibyo bakora, abakorana nabo n'ubwenge bw'abadayimoni, abafite indi myuka idaturuka ku mwuka w'Imana, ugira ngo ni iby'Imana, kubera yuko ni imyuka yaturutse hehe? Ku Mana. Wabyumvishije neza? Aha rero niho abantu bayobera bakava mu byizero. Niyo mpamvu dukeneye ijambo ry'Imana, dukeneye Kristo Yesu. Noneho ubwenge bwa kane turimo turanasoza, ari naho dukwiriye kurishingira, tukanareba tukagenzura. Ariho Yesu yavuze ngo muri mwazaduka abahanuzi b'ibinyoma, abanyempano bakorana n'imyuka ariko atari umwuka w'Imana. Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Turebe mu bwenge rero imbuto bayera. Ubwenge bwa kane bwavuze ngo ni ubwenge bumanuka buvuye mu ijuru, ku murongo wa 17 w'igice cya 3 Yakobo. Bavuze ngo irya mbere buraboneye ni ukwera burera. Wabyumvishije? Ni ukuvuga ngo tukwiriye kugira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Niyo ngingo ya kabiri, niyo ndangagaciro ya kabiri y'abantu bafite ubwenge bwamanutse buva mu ijuru, nuko barangwa n'iki? N'amahoro. Nubarimo ni umwami w'iki? W'amahoro. Ingingo ya gatatu, ingingo ya mbere barezwa, baharanira kwezwa. Ingingo ya kabiri nuko baba ari amahoro. N'imbuto zo gukiranuka bazibiba mu bahesha abandi iki? Amahoro. Yego. Noneho rero ingingo ya gatatu aravuga ngo ubu bwenge n'ubwineza bagirira neza bose uko babonye uburyo. Ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana bishimira gutanga ubutumwa bwiza. Ntago bagushengesha amagambo, kandi bakubona kuri mu nzira idakwiriye, utari muri Kristo Yesu, barabanza bakagutereka mu bumana. Ariko nubwo babikora bagambiriye indamu. Yego, nta n'indamu bagambirira, kuko buzuye neza, bafite bwa bwenge bumanuka avuye mu ijuru. Ahubwo bavuga bati iyo byabaga bikunze nabo bakabimenya ibi ngibi. Nimwe rero bivuze mu gice cya 13 aravuga ngo kugira ubuntu no kugira neza ntimukabyibagirwa, ngo kuko bene ibyo bitambo ari byo binezeza iki? Imana. Barizeye, bafite ubwenge, bafite kugira neza. Iyi ni indangagaciro ya gatatu. Indangagaciro ya kane ngo bemera kugirwa inama, kuko umuntu utemera guhugurika akanga agashinga ijosi, Umucamigani 29:1 yaravuze ngo wazavunagurika bigeze bitunguranye, azihakanwa kuri wa munsi nk'uko twagomeje kugenda tubigarukaho. Indangagaciro ya kangahe? Ya gatanu yaravuze ngo bwuzuye imbabazi, bo bababarira nk'uko bababariwe. Ikibarimo nicyo babibura bagatanga ku bandi, bakabiba mu bandi, kubera ko n'ubundi nabo barababariwe. Izo mbabazi rero nizo bagirira abandi, ziri muri bo kandi zarakuze kuziha abandi. Babasha kubabarira n'abatabasabye imbabazi. Yego, kubera wa wundi ubari n'uwo bababariye yabababariye batari bamumenye, ahubwo nubwo bari bamumenye, nta n'imbabazi twari twasabye. Indangagaciro ya gatandatu yaravuze ngo bwera imbuto nziza. Izi mbuto nziza urazizi mu Magalati ya 5:22. Indangagaciro ya karindwi, ntiburobanura kuki? Ku butoni. Ntabwo burobanura ku butoni, kuko niwe wabahamagaye ntarobanura kuki? Ku butoni. Indangagaciro ya nyuma iravuga ngo ntibagira uburyarya. Ibi ni ibintu 8 biranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana. Dusoreje kuri uno mugane w'abakobwa 10 rero. Batanu barabapfa, abandi batanu barabanyabwenge. Icyambere bose bari bajya gusanganira umukwe, kandi bose bahawe bimwe. Yego, bateguriwe kimwe. Kabiri bose bari bafite amatabaza, kandi amatabaza igisobanuro cyabo ni amavuta yari. Bari bahuriye mu mavuta yo mu itabaza. Ikindi bari bahuriye ku kintu, uko bose bahunikiriye, barahunyije bose, barahunyiza, ari abanyabwenge, barasinzira. Muri Matayo 25 herere mu bose barasinzira.
icyo bari batandukaniyeho ni uko bo batwaye ayo matabaza arimo amavuta ariko ntibatwara andi ku ruhande, andi yo ku ruhande yo koza kongeramo. Kandi bari bafite iri jambo ribayoboye rivuga ngo iki, muhore mukenyeye amatabaza yanyu ahore gerete n'igihe ntabwo bari bakibwiriwe cy'uko umukwe ari buziremo. Rero nshuti z'umusaraba dusoza ahangaha abantu bamenye neza yuko bakeneye amavuta atari ayo mu itabaza gusa, ahubwo bashaka andi mavuta yo mu mperezo yo ku ruhande kuza kongera. Uwanditse Zaburi 119:11 avuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagirane ntagucumuraho. kuvuga ngo buri muntu wese yagakwiriye kugira icyo yibikaho muri we, yagakwiriye kuba afite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe hejuru y'impano ziri muri we. None kuko twamenywe tweza tutari twavuka idushyiriraho kuzaba ibintu runaka. Rero dushoreje hano kuri buno bwenge na bino bintu 8 abantu bagenda babisubiremo babirebe barebe zino ndangagaciro, hanyuma bakire Kristo Yesu abahindukire iki ubwenge. Imana bahumugisha. Yego, wakenera ubufasha yahamagariza nimero n'ubundi ziri kuri kino kiganiro kuri iyo video, waduhamagara ukatuyoboza ukatugisha inama. Kandi ni byiza gusangiza n'abandi kugira ngo dufatikanye ivuga butumwa. Murakoze cyane, reka dusenga Imana dusaba umugisha, sibyo? Yego. Kandi tunasengera abakurikiye rino jambo ry'Imana kugira ngo ubwenge bw'Imana bube kuri buri wese kubukeneye wese. Yego. Ni karibu usenga Imana. Reka dusenga Imana tubibutse yuko abanyabwenge babashije kugenda mu bwami bwo mu ijuru, urugero rurakingwa. Abapfapfa bagiye gushakisha amavuta nyuma basanga igihe cyabo cyarangiye. Rero iki ni igihe cyawe mushiki wacu mwene data wo kugira ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari igihe bizaba bitagishoboka, rero turakwingingira kugira ngo mwakire kandi umukomeze, niwe bwenge bwacu. Imana iduhane umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kandi turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Reka ribe imbuto nzima nk'uko riri mu mitima y'abaryakiriye y'abaryumvishije, ribabera ubwenge kandi izi ndangagaciro abantu bave mu rungabangabo, bareke ibyingirwa bwenge, bareke ibyaburiye bundi bwenge twajya tubona Yakobo yagiye yeshura mu ruhande rugiye rutandukanye. Uwera wa Isiraheli uze uganze muri twebwe. Urakoze kuko ugize neza, urakoze ku bwa kino kiganiro, gomeza kukibera amaboko, gomeza kugishyigikira. Byose tubisabye Imana tubyizere muri Kristo Yesu. Amen. Yego.